mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Kimi yarimo aganira na Robinson. Aha yarimo amubwira umuntu bahuye ari we Lucas. Yararimo amubwira yuko yahuye n'umusore akamubwira yuko yabasa n'umugore we cyangwa se n'uwahoze ari umugore we Genta. Kimi byasaga naho byamushanze kandi byamushobeye, hari nako ari kwibaza avuga ati ariko se how comes njyewe ntago ndi kwiyumvisha uburyo nshobora gusanga nyine ndi umugore we. Ni nako rero Kimi yararimo abwira Robinson ati nge natunguwe reka n'ubundi inkuru yacu tuyitangirire kuri Robinson ndetse na Kimi. Kimi aba arimo aratekereza cyane, agatekereza kuri Lucas, agatekereza uburyo yarari serious. Ahera akabwira Robinson akamubwira ati kugeza ubu ntago ndiyumvisha, nta nubwo ndimo ndakira ibintu byose byambaye uyu munsi. Ndi kwibaza wayo uriya musore, nangwa se niba ari umusore akaba ari n'umugabo simbizi, kuki ari ngewe yahisemo akaza kumbwira ngo ndasa n'umugore we. Robinson ati never mind, erega abantu basa ntacyo bapfana, ahubwo se buriya hasanga ari n'ihungabana yifitiye tu. Ubundi yakubwiye ko umugore we yabaye iki? Kimi ati rero buriya ngewe byanshobeye, yambwiye ngo ndasa n'umugore we, mu kandi kanya ngo umugore we yarapfuye ngo ndetse ngo bamwiritse naho bamuzitse. Ubwo rero urumva nyine byanshobeye, sinzi ngo ni ibiki. Nanjye ubwanjye byanshanze pe, gusa nyine yanteye gukomeza kwibaza, yanteye kwibaza ibintu byinshi. Robinson ati nta mpamvu, ahari wenda nuko wagiye wenyine, iyo tuza kuba twari kumwe ntabwo ibyabaye byari bukubeho. Iyo tuza kuba hari twagendanye uwo muntu yari butinyuke no kukwegera cyane ko wari buze kuba uri kumwe nanjye, ariko nyine wibyitaho nyine nose wamenya ari ibiki. Kimi ahera akabwira Robinson akambwira ati rata be mugani reka mbyirengagize kuko sinzi byari byo. Ako dise nakubeshye, nkurikije n'ukuntu narindi kureba ameze, ntabwo yari atuje, ntabwo yari yorohewe. Mbese mana yanjye, niba ari kuriya umuntu akunda kamera ntabwo bizoroha. Ni kuriya asebe uramutse umbuze nawe wamera nka Lucas, nawe wata umutwe nkawe, buryo umuntu wese wajya ubona wajya umubonamo Kimi. Robinson araseka akamubwira ati baby ntabwo nzigera nkubura, sinzigera ntumujya kure yanjye, uri uwo ntajya nifuza kubura. Rero Imana izambabarire kuko none umenya nasara, ariko noneho umenya nahita nzinuka igitsina gore burundu. Kimi ati ngo iki? Robinson ati ndakomeje. Ati no way, ntago ndi kubyumva neza. None se wazinuka igitsina gore burundu kubera iki? Baba baragukoreye iki? Hari uwakugiriye nabi se? Hari uwaba waraguhemukiye se? Robinson ati Kimi
umukunzi wanjye buriya hari story ntigeze nkubwira. Njyewe umukobwa twakundanye bwa mbere ari nawe mu ex umwe rukumbi ngira, yaramemukiye pe, yarambabaje, yarabizi ko mukunda kandi mukunda cyane, binongeye n'umuryango wanjye wari umuzi. Ese uzi ko mama yaramuzi? Uzi ko n'abarumuna banjye bari bamuzi? Uzi uburyo mama yamukundagamo? Kimi ngamukunda bisa nategabanya se nyine gufuha. Yaramukundaga ariko ntago yamukundaga ku rwego nk'urwo gukunda wowe. Wowe se ko wihariye nyine urumva uwo mukobwa twakundanye ku myaka ye mito cyane, aho amariye rwose gukura bigaragara, ahanyuze hose babona ubwiza bwe, nawe atangiye kubona ko ari umukobwa mwiza, yatangiye kujya ngora akanshakaho impamvu, rimwe na rimwe tugatongana bya hato na hato. Nyuma yaje kumbwira yuko atagikeneye gukundana nanjye, yewe ndanamubaza ngo impamvu niyihe, arambwira ngo yarabihaze tu. Gusa nyine si uko yarabihaze, ahubwo nuko yari yamaze kubona undi, kuko nyuma yuko ankatiye nahereye ko mbona save the date ye, twatandukanye atari uko mwanze, nakubeshye numvaga hari niyo yambwira ngo ubukwe burapfuye ndagarutse nari bumwemere, kumwikuramo byantwaye igihe. Gusa nyine sometimes abakobwa ntago mujya muba abanyakuri. Ahari wenda yaza kumbwira ngo ndambiwe guhora ntegereje, nari kumuhereza n'icyo gihe. Ikintu kibabaje nuko nyine ibintu nari mugiyemo yarabizi. Icyo gihe nari nkiri ku masomo ariko ntigeze abiha agaciro, ariko ibyo nta nubwo ari nabyo nitayeho, nta nubwo ari byo ndi kurebaho kano kanya. Icyo ndi kureba ubundi yagiye dupfuye iki? Basi yari bunanyicaza akambwira ngo ntago nyigukunda, afite undi nkunda, ariko atantuyeho kumbwira ngo aranyanze, byongeye ngo ntanureho kumbwira ngo afite ubukwe. Twanyohereje save the date ye, habanza kugira ngo ndimo ndarota. Nyine ibyo bintu byanteye kumva ntazi, nsa n'umuntu ugize igikomere mu kuntu, ariko nyine nawe birasa naho nabonye rwose unyibagiza ahahise n'agahinda, yewe n'inimba natewe n'uwo mukobwa. So mfite malayika wanjye, mfite umukunzi wanjye, mfite byose byanjye. Kimi, uri amahoro n'umunezero wanjye, uri ubutunzi ntajya nifuza kuba nasiga, uri uwo nahoraga ndota mu buto bwanjye. Rwose Imana yaragiye ifata kopi y'uwo nari narayisabye irangije rema wowe, neza neza uri kopi y'uwo nasabye. Nari narasabye umukobwa utuje, umukobwa w'umunyabwenge, umukobwa udasamara, umukobwa uzankundira umuryango, by'umwihariko agakunda njyewe. Warakoze kunkunda kandi uzakomeza unkunde mukundwa. Kimati nawe warakoze kunkunda, ni ukuri wibare guhitamo njyewe. Njya ndeba mu magana y'abari, nkareba abakobwa bose bakugaragiye, nkareba abakobwa bose uburyo muri kampani baba bagushamariye, bagushamadukiye, nkareba uburyo bose bagukurashingiye, nkareba n'uburyo ari njye wahisemo. Abona ndi umunyamugisha, ntabwo ndi umunyamahirwe, ahubwo ndi umunyamugisha. Amahirwe ashobora kuza nangwa se naze, ariko iteka umugisha iyo ari uwawe uragushaka. Ubundi iruhande no kuba uri mu buzima bwanjye, n'umugisha ntazi uburyo nshobora kuba nasobanura nangwa se uburyo nshobora kuwufatamo, kuko uri nk'igitangaza cyaje kingana.
njya nkunda kubikubwira aho ubwira ngo uri umugisha nahawe nzahora nshima sinzi icyo nakituriye Imana kuko iyo ndebye mu maso yawe mbona ahazaza hanjye hose uri inzozi zanjye zabaye impamo uri nk'izuba ricana ucana umunsi wanjye uri nk'ukwezi kumurikira nijoro ukamurika ijoro ryanjye mbese umurikira ijoro ryanjye ntakubeshya imvugo zose ntizasobanura uburyo ngukunda uri indirimbo nziza ihora isubirwamo n'umutima wanjye Imana izame kugukunda iteka izandinde kugusiga no kubabaza umutima wawe Bisoni ahera ko agahobera Kimi akamubwira ati ntukansaze baby ntugatume nsara ntukantere kwibaza byinshi ariko uri umwiza wanjye kandi nzaguhorane tuve kuri Robinson ndetse na Kimi twigire kuri Lucas ndetse na mushiki we Laila abari kuganiriza musaza we akambwira ati ariko c'est blanc mfite ikibazo kandi ndashaka ko ngira inama nta wundi mfite hano iruhande rwanjye ndabizi nta wundi wangira inama nzima uretse wowe ubwawe Lucas ati mbwira nyine ndakumva yewe nguteze amatwi kandi niteguye nyine no kukubwira nangwa se kuba nakubera umujyanama mwiza uri mushiki wanjye ndagukunda kandi sinshobora kukuroha undi ati none c'est blanc umutima wanjye uraremerewe ndumva nabuze amahitamo umutima umwe urambwira ati babarira undi ukambwira ati yayirerere yewe byihorere abantu rwose ntibahinduka ahubwo nuko utinda kubamenya ndimo ndibaza nakora iki muri kano kanya bro mu minsi yashize Dylan yaje mu rugo amaze kuza nyine asanga ndi mu rugo bisanzwe nimubona kwihangana byarananiye nahereye ko mubaza ni uje gukora iki ahangaha kandi ariko yaje yaciye bugufi asa naho ari kunsaba imbabazi ndimo nibaza nti ese nemere mwumve ese nemere mubabare inyuma y'ibyo yankoreye Lucas uwitwa Dylan yantaye antanye n'umwana wanjye Dylan nako antanye n'umwana wanjye w'imfura Dolan Dylan ntiyigeze agirira impuhwe Dolan umwana we w'imfura uretse kuba gusa azi ko twabyaranye no kuba ndi umugore we ntekereza ko nta mu wigeze agira yadutaye atatugishije inama umwana wanjye yajyaga ararira ari kunyishyuza papa we byose urabyibuka musaza wanjye byose kandi urabizi nta kintu n'iki na kimwe yadusigiye ibyinshi twagendaga tubona
n'ibyabaga byavuye mu maboko yawe. Urabizi yuko ari wowe udutunze, waduhaye buri kimwe. Ariko ndi kwibaza, nyuma yuko Dylan adutaye, Doran yaramwibagiwe, kandi nanjye numva naramwibagiwe. Hakuze n'ibindi, umwana wanjye ndumva nshaka no kumuhindurira amazina. Sinyishaka ko yitwa Doran, kuko iyo ndi kumuhamagara mera ko nibuka izina rya papa we Dylan, nkumva agahinda karanyishe, nkumva rwose mufitiye umujinya. Lucas yitegereza mushiki we, amubwira ati Layla, ujye utoza umutima wawe iteka kwakira ibigutunguye, kandi uhore witeguye ko bizaturuka mu mitima yabo wizera nk'inshuti zawe. Niyo mpamvu rero ukwiye kwakira ibyo byose byabaye. Yarakubabaje pe, kandi ako gahinda yaguteye ntiwakarwanya ngo ubishobore, ariko wituma kangiza ibyiyumviro n'ibyiza biri imbere yawe. Byakira use naho moving on. Layla toya, hari ibintu ndi gukurura ngo mpuze ariko bikanga. Baravuga ngo forgive and forget, ariko ntago bijya bishoboka. Ni wababarira ngo nibagirwe icyarimwe, ite kwitamo kimwe, kandi uko niko kuri guhari. Hari abababarira ntiwibagirwe, hari n'abibagirwa ariko ntibababarire. So nyine ngiye ndumva ntazi, gusa umutima wanjye umbwira ati mu byo nzasaba byose sinzigere ningingira umuntu kunkunda, kuko cyaba ari igisebo pe. Lucas yitegereza mushiki we, akamubwira ati komeza ibyo ufite, fata neza umugabo wawe, wikita ku makosa yose yagukoreye, wikita ku kuba yaragutaye wowe na Doran. Niba ushaka no guhindura n'amazina ye n'uburenganzira bwawe, ariko niba wumva ari cyo gisubizo njye sinakubuza. Ariko ikintu nakubwira, niba ari ukumurekura wibikora none ahangaha, banza umuha amahirwe ya kabiri. Byibura mubanze muganire, unareka agaruke mu rugo, wenda urebe ko wenda yaje yarahindutse. Ntabwo kano kanya nakugira inama iyo kureka umugabo wawe burundu, ntabwo byaba biri fair, kubera ko mu buzima nugira ubukunda nangwa se ukagira ugukunda, akagukundana n'umutima we wose, akaguhesha agaciro, akagukura mu magana y'abakobwa nangwa se mu magana y'abandi bari, akaguhitamo, ibyo bizagutere kumwubaha no kumukunda. Ikindi nugira n'amahirwe uwo muntu ukamugira mu buzima bwawe, ntuzifuze kumutakaza. Ibaze ko ngewe nifuza ko byibura Jinta yangarukira ni segonda rimwe. Layla ati ngo iki? Jinta kandi? Ase bro, nari nzi ko byibura ni Murati yakwibagije, nari nzi ko byibura ni Murati yatumye wibagirwa buri kimwe, ariko uracyatekereza kuri Jinta? Utumye rwose nibyo nari ndi kukubwira mbyibagirwa. Mbabarira umbwiza ukuri.
urakomeje? Are you serious about what you are saying or what you are talking about? Ndati ndakomeje rwose. Kwikuramo umugore wanjye byarananiye. Ibyo ni Murata arankunda. Kandi even I ndamukunda pe, ndamukunda n'umutima wanjye wose. Ariko biragoye kazasimbura Jinta mu mutima wanjye. Ahari wenda namukunda nkamuha urukundo, ariko ntago kano kanya yansimburira Jinta. Noneho suzi ikintu cyambayeho, ndati ni igiki cyakubayeho? Ntago nyizi. Habaye iki? Uyu munsi ndimo ngenda nagaruye inyuma intekerezo zanjye, nibuka umwe mu bakobwa twahuye ejo bundi turi mu nama ya business nangwa se za business dukora. Nakubeshye n'ubu uwo mukobwa ntagaramba mu mutwe. Buri saha buri segonda ndi kumutekerezaho. Ndahira ati ntumbwire, uwo mukobwa se kandi wamukunze? Hase bro, njye hari ikintu rwose kiri kuncanga. Ufite ni Murata kandi uri kumbwira ngo uramukunda. Ikindi kandi nawe urabizi ko agukunda. None uwo mukobwa arate? Gasata ariko ntago ndakubwira neza impamvu uwo mukobwa atari kumva mu mutwe. Ndahira wakizera yuko nahuye na Jinta neza wagira ngo ni uwo mukobwa, wagira ngo ni Jinta rwose wagiye akagaruka. Barasa rwose 100%. Imivugire, imitambukire, imirebere, noneho kwa kundi nyine Jinta yarebaga. Yandoro yiwe nyine to. Ubu mukobwa nawe niyo afite. Numiwe. Nabaye nyimubona ndavuga se ndi kurota. Ndabanza nikubitagura n'iki mvuga se ndasinziriye. Njya ku ruhande ndeba abandi bakobwa bari bahari, ndabitegereza ngo ndebe ko mbona ko nabo basa na Jinta, ariko mbona bo barasokwabo. Byarangiye umukobwa mwegereye. Mubwira yuko mbona ari gusa n'umuntu nzi. Nanamuhaye story yose. Akosuza ikintu kibabaje. Yamakane yarambwira ngo wovuka ari umukobwa umwe mu bahungu. Ikindi arambwira ngo uwo Jinta nta nuwazi. Ati yewe abantu basa ntacyo bapfana. Ndati ntago mbyumva. Umukobwa usa na Jinta neza. Ndati cyane. Barasa neza ni nk'inobo. Ndati subwo uri serious? Kobwa na Jinta? Ukasati yega ahubwo nanamufoto yereka nkwereka amafoto. Ahera kakireka mushiki we Layla. Layla kireba. Nawe arikanga. Ati nibishoboka. None se we uzi ko basa koko? Umva barasa noneho 100%. Guta abantu basa ntacyo bapfana noneho bagasa neza nk'imanga. Bro, ibi bintu ntago bisobanutse. Nangiye gutekereza ibintu byinshi. None se Jinta ko twamushyinguye ahantu ariko tuhazi, uyu nguyu we kandi bije bitera, ntabwo ndi kubyumva. Birabibyuye. Ukasati rero reka nkubwize kuri Layla, kuva nabona uyu mukobwa mutima wanjye ntutuje. Ndi kujya kuryama neza ishusho yikanza mu maso. Yewe ndi kujya no kurya
nkabona ishusho ye mu biryo ndi kurya. Urabona natinye no kujya kureba Nimrat kugira ngo ataza kubona ko ntari muri mood nziza. Ntago ndi kubasha kwiyumanganya, ntago ndi kubasha kwihagararaho. So I don't know what to do. Ibi bigiye kunyafekta, bigiye kongera kwangiza amarangamutima yanjye. I thought ko na moving on, but I was wrong. Ntago nigeze nibagirwa umugore wanjye. Nari nzi ko byarangiye, ariko ahari naribeshye. Ntago nigeze nibagirwa umugore wanjye pe. Kandi n'ubu ngubu ahari nuba uko ndamubona, bikaba ari byahari bituma numva mu mutima wanjye naramurekuye. Ariko kubona akantu gatoya kamunyibutsa binyereka ko umugore wanjye atigeze apfa, ahubwo gihari yaba mu ntekerezo zanjye. Ndacyamufite pe, ndamutekereza. None ubu ngubu ndumva ntazi icyo gukora pe. Ahubwo se mbabarira umbwire, what am I going to do kugira ngo byibura bitaza kugira ingaruka kuri Nimrat. Ntabwo nifuza kumubona ababaye, ntabwo nifuza kumubona afite nimba n'agahinda kubera njyewe Lucas. Yahira ati none se urumva ndi bukugiriye ihe nama musaza wanjye? Nakabaye nkubwira ngo ibagirwa burundu, wibagirwe Jenta. Rekura nyine gakurekura, kubera ko Jenta nta hahise hawe, Nimrat none ntahazaza hawe. Ikindi kandi nawe urabizi, kuko uko niko kuri guhari. Ntabwo wambwira ngo urafata umukobwa ugukunda kuriya nka Nimrat, umukobwa wemeye ko kwitangira, akagukunda mu bibazo no mu gahinda kawe, akakwitangira. Umukobwa ufite buri kimwe, utavuga ngo agukurikiye amafaranga yawe, ko nurangiza ujye kumubabaza. Ntukazitekereza kabiri. Uyu mukobwa nyine wamubonye arasa n'umugore wawe Jenta, ariko ntago ari Jenta. Rero ugomba kwibagirwa kandi ukamwikuramo. Lucas ati none se ko nari nasabye yuko twazahura uyu mukobwa tukaganira, basi wareka nkazahura nawe tukajya basi niyo yambere inshuti. Nzakomeza nkunde Nimrat, ako basi uriya mukobwa twahuye witwa Kimi nawe bari iruhande rwanjye. Rayira toya, ntago nagushyigikira musaza wanjye. Byasasenya umubano wawe na Nimrat. Gukomeza kwiyegereza uyu mukobwa kandi mu by'ukuri uri kumubonamo Jenta, bizagorana ntabwo uzamoving on. Ushobora kuzisanga ukoze ibintu bitari sawa. Ikindi n'ibyo bintu byo guhura nawe bihagarike. Ntuzigere uhura nawe n'umunsi n'umwe. Musaza wanjye, ibuka ko Nimrat wamwambitse engagement ring. Ibuka yuko we na Nimrat muri mu myiteguro yo gukora ubukwe. Ngahibaze uramutse umuteye kugushidikanyaho, nangwa se kano kanya ukamutera nyine uburibwe, ugasanga wenda yisubiyeho n'ubukwe mwari mugiye gukora burapfuye. Urumva atari wowe waba wisenyeye. Emera wakire ko umugore wawe atakiriho, wakire yuko ugiye kubana n'undi. Kandi sinangombwa ngo ukomeze utekereze kuri Kimi. Tangira utekereze ku rugo rwawe rushya, utekereze ku rukundo rwawe rushya, utekereze ko Uwimana yaguhaye. Bro, please, ndakwinginze. Ese uri kunyumva base? Ese wagerageza waha amahirwe umutima wawe wo kwakira ibyo udashoboye guhindura?
basi wanyumvira ukikuramo uwo mukobwa mwahuye, ukikuramo yuko wamubonye. Lucas ariyumvira akavuga turabizi mushiki wanjye, tega amatwi ngira icyo nkubwira. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese Lucas agiye kubwira iki Layla? Yaba agiye kwemera ko agiye kureka kuzahura na Kimi ndetse no kumutekerezaho akabireka, nangwa agiye kubyanga? Byose rero ni mu bice bizakurikira, tuzagenda dusobanukirwa byinshi twibaza. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, njye yandika kandi ni nanjye wibagezaho.